Muri iyi si usigaye usanga bamwe barira abandi baseka, ariko rimwe na rimwe ugasanga muri abo barira hari bamwe biteye ayo marira, abandi ugasanga ni ibigeragezo by'isi. Hari igihe rero usanga hari amakosa bamwe bakoze, ayo makosa akaba arimo arabagaruka, abandi ugasanga nyine ni neza bakoze cyangwa se niyo neza bagiriye bagenzi babo akaba ariyo bari kubagarukira cyangwa se barimo baratuma ibagarukira, bitewe n'uko icyo wahaye muri ikiremwa muntu ntabwo ari cyo kikugarurira. Uyu munsi ngiye kukwereka amakosa mabi ugomba kwirinda mu buzima. Kuba uri mu buzima ntabwo ari ubwawe ngo wigenga, ahubwo ni wowe ugomba kubugenga, ukamenya ngo ndabigenza cyangwa se ndabigenza kuriya. Ariko nyine hari igihe usanga hari ibintu utirinda, buri kimwe cyose upfa gukora, kandi hari bimwe ugomba kwirinda kugira ngo ubashe kuba watera imbere. Aya makosa ni mabi cyane, ariko ngenda gushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanze kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategura nkanabagezaho. Nitwaye Ime, uhawe ikaze. Ikosa rya mbere abantu bakora, kandi iryo kosa rikazatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga, no kwizera umuntu 100%. Nyaboneka, kwizera umuntu ni kimwe mu bintu bishobora kutazakugeza ku iterambere. Jya umenya ko kwizera umuntu bisaba amashuri, kandi kwizera umuntu menya ko ari ibintu bigoranye cyane. N'umupasiteri musengano wizera akubwira iryo jambo ry'Imana, ntukamwizere, kuko igihe cyose wagaragaje kwizera uwo muntu, kandi uwo muntu nta n'ikintu kizima yanakugezaho, cyangwa se ashobora no kukikugezaho ariko wamwizeye 100%, nyuma akazabona uburyo kiwakurimbura mu buryo butandukanye. Ashaka kukurimbura mu buryo bw'ubuzima, cyangwa se mu buryo bw'intekerezo, ndetse no mu buzima bw'amafaranga. Kwizera umuntu bishobora kukwangiriza ejo hazaza hawe. Wizeye umuntu, yego uramwizeye, umugurije amafaranga, nyuma uzayakenera uyabure, bitewe n'uko arimo arakubwira uti ntayo, cyangwa se yahisemo gukora agatelefone kugira ngo utazongera no kumutesha umutwe. Karitsiye yaratuyemo yahise yimukira mu yindi kugira ngo utazamenya aho yimukiye. Rero bitewe no kwizera umuntu ugasanga nyine urahombye. No mu buzima busanzwe ni benshi usanga bahohoterwa, cyangwa se ni benshi usanga nyine bahabwa inkwenene bitewe no kutamenya ngo ese uyu muntu bimeze ute, nimwizera bizarangira ute. Ntukakore ikosa ryo kwizera umuntu 100%, ahubwo wowe ujye wiyizera. Irindi kosa riba ugomba kwirinda mu buzima ni ukwirinda kwitakariza icyizere. Kwitakariza icyizere ni rimwe mu kosa, cyangwa se ni rimwe mu kosa rigize andi makosa mabi. Igihe cyose witakarije icyizere ntawagukunda. Ashobora no kugukunda abona nyine uri umuntu muzima, ariko nyuma akazavuga uti njya wapi. Kuba uri umugabo nyine bigusaba kuba wigirira icyizere, kandi ukamenya ngo ese bizagenda ute. Mu buzima rero ntabwo wavuga ngo uzabaho gutya cyangwa se kuriya, kuko n'Imana ibigena. Ugerageza rero wihe icyizere, kuko n'iyi miti yo kwa muganga akenshi na kenshi usanga itatuvura, ahubwo tuvurwa n'icyizere. Unyweye iyo miti winyweye wizeye ko iragukiza, ikagukiza. Rero ujye ugerageza nyine nabyo, ugerageza ubinwe bizagufasha. Ndavuga iyo miti y'icyizere. Irindi kosa ribi ugomba kwirinda mu buzima ni ukwirinda gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utizeye, kandi ukaba utizeye n'ubuzima bwiwe. Kuba uwo muntu yego ahari ni kimwe, ariko nanone kuba umwizeye. Ese nimukorana imibonano mpuzabitsina, nyuma ntuzicuza impamvu mwayikoranye, nyuma ntuzasanga wagwaye uwo mutezi, wagwaye iyo sida, wagwaye izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bitewe no kutamenya. Ugerageza rero wirinde gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utizeye, ahubwo uyikorane n'uwo mwizeranye. Ariko nanone niyo wabireka ukabikorana n'uwo mwasezeranye 100%, kuko kubikorana n'undi bifatwa nk'ubusambanyi. Ariko jya ugerageza umenye ko buri kimwe cyose gishoboka, ahubwo wirinde gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utizeye kugira ngo ubuzima bwawe butazajya mu kaga. Irindi kosa riba ugomba kwirinda mu buzima no kwirinda kugira ubunebwe. Kuri iyi isi irihuta, nta gihe ndabona urushinge rw'isaha rwahagaze. Ese wowe ni ukubera iki ukunze guhagarara cyane, cyangwa se kuba umunebwe ngo wicare cyane? Ese ubona bizakugeza kuki? Maburi narabikubwiye. Jya ugerageza rero umanze uvuge uti ese kuba nicaye aha nakoze iki?
umere nk'abandi biyise bwije nkoze iki. Rero kuba bimeze utyo jya ugerageza ubanze urebe ese impamvu ituma ubuzima bwanjye butagenda neza ni iyihe. Ariko nanone niba uri n'umunebwe unabyibonaho ntukunze kujya mu kazi, ukunze kuba wiryamiye, menya ko uzapfura imbwa nutabihindura. Irindi kosa cyangwa se irindi kosa rimwe mu yandi makosa agera ku 10 ugomba kwirinda mu buzima, ugomba kwirinda kugira ishyari. Wa mukobwa we, wa musore, wa mugore we, wa mugabo, wa musaza, wa mukecuru, wa mwana we, ugerageza umenye ko kugira ishyari ari kimwe mu bintu bishobora kuzakwicira ejo hazaza. Menya ko ubuzima bwawe nyine ari ikintu cy'agaciro, kandi kwirinda ishyari ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ubuzima bwawe bugera kure. Ndavuga ubuzima bw'urukundo, rero gerageza wirinde kugira ishyari. Rero kugira ishyari ni ikosa ribi cyane. Irindi kosa ribi ugomba kwirinda mu buzima ni ukunywa inzoga utabara. Ni benshi usanga n'inzu zabo zitagiterwa amarangi, zitagiterwamo agasima, bapangayo bazibamo nta gasima, ariko ugasanga we umufuka we urabyimbye bitewe n'utwo dufaranga. Ese ubwo buzima bwawe bukeka buzarangira ute? Kuba warabaswe no kunywa izo nzoga bizarangira upfuye? Yego nupfa, ariko izo nzoga zizagumaho. Wazinyweye gake cyangwa se ukanazirika, kuko mbona hano vitamine zigira. Batureke tukinywera twa yawurute cyangwa se ibindi. Hoya, wowe banza umenye ese ni gute cyangwa se ni impamvu ituma nywa inzoga. Rero kunywa inzoga ni rimwe mu kosa rishobora kukwangiriza ubuzima bwawe, kuko aho niba wanyweye igitabi cyangwa se ukanywa n'izo nzoga, biragenda bikakwangiriza izo mpyiko, bikakwangiriza umwijima. Rero ubuzima bwawe ukaba ubushyize mu kaga. Irindi kosa ribi ugomba kwirinda mu buzima ni ukwirinda kutita kuri ejo hazaza hawe. Kwizigamira amafaranga make ubonye, menya ko ari cyo gishoro ufite. Ushaka uko ukibyaza andi mafaranga, rero bizatuma ubuzima bwawe bujya heza. Sange nawe ufite botike, ufite n'ibindi bintu wimvestinze ku ruhande. Ubu rero banza umenye impamvu, cyangwa se banza urebe ese ejo hazaza hanjye hameze ute. Kuba ndi kunywa izo nzoga ejo mu myaka 20 iri imbere, nimba nkiriho bizaba bimeze ute? Buri kimwe cyose ubanza ukirebe uvuga uti kuba ndi gukora ibi ngibi ntabwo ari byiza. Kutita kuri ejo hazaza ni kimwe mu bintu bizakugaruka, n'umwana wawe bizamugaruka, kuko kubona umwana muto arimo arabona sekuru arimo aramena amabuye, sekuru arimo arakora ibindi bikorwa, ntabwo ari ibintu bizima, kuko nawe arakubona akavuga uti ibintu birababaje. Ariko nanone niwe uba wabigizemo uruhare. Kuba umusaza hari ibintu agenda akora mu busaza kandi akaba yarabikoze akuze, kuko kuba akiri umusore ariko akaba arimo arasabiriza ni kimwe mu bintu bibi. Ariko nanone igihe gisaba unywe inzoga utabara, udutungo wari ufite ukatugurisha rimwe na rimwe, ntiwite kuri ejo hazaza, bizakwangiriza. Irindi kosa cyangwa se irindi kosa ribi ugomba kwirinda mu buzima kugira ngo urukundo rwawe cyangwa se n'ubuzima bwawe busanzwe bibeho byiza, ni ukugira inshuti mbi. Amakosa ugomba kwirinda, uzirinde inshuti mbi. Izo nshuti mbi nizo zishobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga, nizo zishobora gutuma unapfa bitewe no kutamenya ngo bimeze bite. Irindi kosa cyangwa se irindi kosa rimwe mu makosa mabi ugomba kwirinda mu buzima ni ukwigira ntibindeba ku ijambo ry'Imana. Nyaboneka Imana nanjye ubivuga icyo nabaye imbata y'ibintu by'isi, ariko ndagira ngo nanjye munamfashe gusenga. Arega kwigira ntibindeba ku ijambo ry'Imana ni kimwe mu bintu byambase. Ese nawe bijya bikubaho? Ariko nanone nk'umuntu ushaka iterambere, niyo mpamvu navuze uti amakosa ugomba kwirinda gukora mu buzima. Ese ni ibihe bintu bituma ijambo ry'Imana tutarisoma muvandi? Ko nanjye ari uko. Tugerageze tuzamure ijambo ry'Imana muri twe kugira ngo ibintu byose bize kugenda neza cyane. Irindi kosa ribi ugomba kwirinda mu buzima ni ukudakanda subscribe. Iri kosa ni ribi cyane. Ntabwo uzigera ufungwa, ntabwo uzigera wicwa, kandi ubuzima bwawe buzakomeza bubeho. Gerageza rero ukande subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho.
naho njye ubibategurira nkanabibagezaho nitwaye Aimé. Wakoze kureba ino video kandi uzakomeza unazireba kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro tubagezaho, naho njye ubibategurira nkanabibagezaho nitwaye Aimé. Wakoze kureba ino video. Itagandi na gandi